Shalom shalom. Nejejwe no kukumenyesha ko hari abazarokoka ku bwawe. Iyi ni inkuru numva nkwiye kugutangariza nshingiye ku ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 19 n'umurongo wa 29. Haravuga ngo igihe Imana yarimburaga imijyi Loti yari atuyemo, yatumye arokoka ibigiriye Aburahamu. Haleluya. Imana irokora Loti yabitewe n'ubucuti, yabitewe no kubaha, yabitewe n'urukundo Aburahamu ayikunda. Bityo imurokorana n'umuryango we. Rero Imana ijya yumva uko utakira b'umuryango wawe, uko ubasengera, kandi uko mu buryo ushoboye ugerageza kumenyesha inshuti zawe iby'Imana. Burya Imana irabireba. Muri abo rwose hari abo Imana igenda ikora ku mutima, kandi hari abo Imana igenda irokora akaga kubera wowe. Reka nkubwire, reka dushishikare, reka dukomeze, reka dushyire makete, dukunde Imana, tuyubahe mu ntege nke zacu, mu mbaraga zacu. Reka twibuke ko Aburahamu nawe yari umuntu, kandi tumubonamo nawe ibibazo bimwe na bimwe twamukritika, ariko ntibimubuza kuba Imana ishobora kugira abirokora ku bwe. Uko niko mbyiyumvamo ko hari abashobora rwose batari bake kurokoka ku bwanjye. Nawe byiyumvemo, hanyuma ukomeze ukunde Imana n'ijambo ryayo, hanyuma ukunde abantu bayo, cyane cyane abo ngabo ubona batuye ahantu ndavuga gutera, batuye ahantu simvuga gutura byo gutura ku musozi, ahubwo bibera mu banyabyaha, babana n'abanyabyaha, bakunda ibyaha. Imana ibasha kubarokora ku bwawe. Uwo ni umugisha Imana iguha, kandi ni umugisha Imana iduhera kugira ngo tubashe kuba isoko yo gukira kwa benshi. Ngaho komeza ubane n'Imana mu rukundo, mu neza yayo itangaje.